iyi ni episode ya 209 aho rero ubu ngubu rwose tuvugana urubanza rukiri mu mizi kandi rukaba rwabashije gusubikwa. Ibyo turaza kubigarukaho. Muri rusange ikintu cy'ibanze dushaka kubanza kuvugaho ni ikintu kijyanye na Hunter ndetse na Megan na Isabella. Ubu ngubu bari mu rubuga rwo kuba bakina umukino wo kuba barengera ubuzima bwa Hunter. Uwo tuzi nka Isabella nawe tuzi ko muri episode yarangiye ya 208 yemereye ko we agiye kurwana urugamba akarusoza. Ubu tuvugana akaba yamaze kuba yashikirana na Megan uwo tuzi nk'umucamanza ukomeye. Ikindi nanone nuko Isabella ubu ngubu yamaze gukura imitima y'aba bandi bahigaga bukware Hunter ariwe Nkuranga ndetse na Micheline, kuko ubu ngubu tuvugana bamaze gushya ubwoba, bafite ubwoba bw'uko ibyo bishobora kujya ahagaragara bitanajya ahagaragara, akabasha kuba yabarimbura cyangwa se mu by'ukuri akabasha kuba yaza kubakuraho burundu. Ni ukuvuga ngo ubwabo batangiye gusubiranamo, imitima irahagaze ku buryo bari gutekereza no kuba bakwimuka aho batuye bakaba bahunga rugikubita. Icyo bishatse kuvuga rero nuko nibaramuka bakoze ikosa ryo kugenda Rutsinzima bashobora kwishinja amakosa, ndetse uwo tuzi nka Hunter akaba rwose akikomeza guhiga umuhigo kandi ugaragara wegereza kuba yawurasa ntawuhushe. Ikindi nanone nuko uwo tuzi nka Megan umucamanza yabashe kuba yakora dosiye ifatika we na David cyangwa se Devu. Muri rusange babasha kuba basaba gusubika urubanza kugira ngo ubutangabuhamya bwagiye bukorwa ndetse bwunganirwe n'ubundi butangabuhamya cyangwa se n'andi makuru arimo ashakishwa kugira ngo uburanishwa arenganurwe cyangwa se ashinjwe icyaha nikimuha amafungwe burundu cyangwa se akatirwe imyaka igenwe bagendeye ku itegeko. Muri rusange rero urubanza rwaje gusubikwa, bakaba barushize kuwa 21 z'uku kwezi kwa gatandatu. Muri rusange rero ikindi twakomeza kugarukaho nuko uwo tuzi nka Vumiliya ababyeyi be bamaze kwihanagura kuko atabashije no kuba yajya kureba cyangwa se kumva urubanza rw'umugabo we Hunter uri muri gereza azira ibyaha atakoze. Umwana nawe akomeje kuba yaremberwa cyangwa se yarerwa n'urimo kwiyita nyina wabo ariwe Jeanne muzi nk'inyaryenge, akaba nawe amufashe neza. Gusa nk'abantu b'abahanga, hagati ya Jeanne n'uyu mwana ashobora kuba ari imbarutso y'ibyiringiro by'uko Jeanne rwose ashobora kuba yarongera umugisha muri uru rugo, dore ko ari umukaceri. Impamvu twashingiraho nuko buri wese ku ruhande rwe ntajya yerura ukuri, kandi ukwijujuta asigarana kugaragaza ibyiyumviro n'umugambi ashobora kuba afite kuri Hunter, kuko yaje kwisanga muri Hunter muri rusange ari umwana mwiza kuri we ndetse ari n'imfura y'u Rwanda, dore ko ajya nirahira avuga ko azamurwanira mudugudu. Muyobozi nawe akomeje gushora umubindo, ariko bimwe bya kigabo nyine, gusa aba yanze kurasa ku ntego. Ikindi akomeje kugaragaza ko yitaye kuri Jeanne, ariko Jeanne nk'inyaryenge nawe akomeje kumwereka amacenga y'uko bari kumwe. Muri rusange rero iyi filime umurongo rwose irimo kuduha uteye amatsiko kandi urashishikaje. Ubu ngubu sazi tuvugana
Vumiriya ahantu yaba ariho hose nuko nawe ubu ngubu adatuje kandi umutima uri kumurya, nkibaza ni ese bizaba ngombwa ko yongera guhuza na Hunter igihe Hunter azaba atakiri muri gereza, cyangwa Vumiriya yagiye asiga imbwa n'ibyana byayo? Ese mu by'ukuri ntabwo azibuka ibyana by'imbwa n'iyo mbwa yaba yarasize? Reka dutegereze turebe icyerekezo. Uwo tuzi rero nka Isabella, ku mwanzuro we nubwo tutazi ngo aherereye hehe, muri rusange ashobora kuba rwose ari seriye, nta mikino afite ku bintu bihereranye n'abamubabaje cyangwa se bamuteye ibikomere, akaba agiye kuza gutanga ubuhamya mu rubanza igihe ruzaba rwamaze gusubukurwa, dore ko nyine byagaragaye ko rwamaze gusubikwa. Nanone ikindi twagarukaho ni uko Isabella ashobora kuba rwose ari umuntu muzima uretse kamere y'icyaha yakomeje kumurenga, akaba yakora amakosa yo kwihanira, ariko muri rusange bashobora kuba baramubabaje biteye ubwoba ku buryo yanafashe umwanzuro wo kugaruka kubishakira.